hari ikintu umwuka yerutse kumpishurira yego mu butumwa bwiza bwa Yohana abantu benshi bamenyereye ko guhanura ari za dotayini dosayini ibi bintu gihe tugezemo si baje gusanga bitagezweho ibyo bintu ntago bikigezweho ubu hari ikintu bita ijwi umuntu udafite ijwi ntago azagendana n'Imana umuntu utarabitse ijambo ku mutima utarabitse ijambo niko ku Mana atayicumura nk'uko yaransanze arambwira ngo abantu ntago bazi iyo bakomoka ntago bafite bazi ADN yabasi nta ADN yabo baje kora ko barabyawe bamaze kubyarwa baparikiraho ntibigeze bemera kurerwa uvuze kuri message yego nahawe ya 2024 abantu batwumve neza yego bamenyereye abaza kubabwira ngo Imana iradutumye ndagira ngo tuze kubana mu ijambo ry'Imana umwuka mpaye muri iki gihe yego ryo kubwira abantu batereye Imana icyizere Jehova yararimbye avuga ngo ishobora gutinda cyangwa ikabanguka nibwo bumana bwayo rero nanje kuvuga ngo wongere ugirire Imana icyizere nicyo kintu kingenza hano kuri iki gitangazamakuru abantu b'Imana batuzi nanje kongera kubabwira ko Imana igikora bivuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure narabivuze no kubisohoza nzabisohoza nje kugutangariza itangazo rikubwira ngo ijambo Imana yavuze iraririnda icyo ni icyambere niki gituma nkubwiye ngo ijambo Imana ivuze iraririnda yavuganye na Yeremiya mu gice cya mbere iramaza ngo Yeremiya uruzi iki arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi iramubwira ngo Yeremiya uroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze niki ndi kukubwira aha ngaha ndakwibutsa ko ministeri yitwa Mavi ni imwe muri ministeri zidatsindwa izindi zose zishobora gutsindwa ariko ministeri yitwa Mavi ministeri yitwa Karago ntabwo igitsindwa iyo umuntu yayigiriye icyizere ntabwo Imana ikuzanye muri uyu mwaka kubera impanuka ikuzanye kubera umugambi w'Imana kugira ngo izasoze ijambo yavuze iyo bitari kuzahagara ku ijambo yavuze wakabaye ujyanye n'abandi bagiye mu mwaka ushize barabashyinguye utwara imodoka kandi si rimwe si kabiri Imana ikurinda mu mpanuka Imana ihamagaye igisiga cy'amerwe iki gisiga cyari gishoboye nacyo ibi bintu kibizanye cyari kibikeneye ariko kubera ko Imana itegetse biratungana irategetse kugira igisiga cy'amerwe kikugezeho iki kikugezeho iby'Imana yavuganye nawe ahubwo uri maso ngo wakire muri uyu mwaka 24 hari ibintu Imana ije gukora byanze umwaka ushize ariko uyu mwaka nje kukubwira reka nongere ngusuze inshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu komeza ubwe neza kandi ukomeze ube amahoro uri mu Rwanda uri hanze yarwo komeza ubane n'Uwiteka akwishimire akwereke mu maso he heza ugusuza ni Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda mu mwaka mushya twinjiyemo ninjiranye n'umugabo w'Imana kuri kamera muri kureba tugiye kwakira atwibwire dushyira imbere y'Imana ubundi tuganira uraho neza uraho mukozi w'Imana Prince Robert Kristo Yesu akozwe teka ryose nejejwe no kukubona muri promotion ya 2024 azi iminsi nsenga imbwira ko igiye kumuza n'abantu bakomeye gushize kuri urwo rwego impamvu ngushyizeho niba muri 2024 ku itariki nk'izi ya kabiri ari we mugabo duhuye bwa mbere tugahurira kuri kamera kandi ukaba uri umuntu Imana ihamagaye mu gihe cye yego bisobanuye ko nawe uri mu bantu bakomeye Imana yambwiye Bibiliya yaravuze ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko dushobora gutunga benshi ahubwo usabwe kwigirira icyizere andagifite gukomera se bisobanura iki ugira ngo gukomera bisobanura iki nawe ukomeye ku giti cyawe yego hazagera no gusuzugura nabirabwa ntakagira usuzugura ubusore bwawe nubwo utari umusore ariko mu buryo bw'umwuka ntakagira umuntu usuzugura icyo uri cyo nge rero nkurebye nkubonyemo gukomera kandi simbibonye nonaha oya nibyo n'igihe kizaza uzakomera amen igihe dore impamvu uzakomera hari ingingo 3 zituma umuntu akomera wenda nubwo mbaye nka wa mugabo bita barihuta oya nta kibazo ariko turakomera mu ngingo 3 zituma umuntu akomera yego ingingo ya mbere harimo kwigirira icyizere ingingo ya kabiri ituma umuntu akomera ni ukuba inyangamugayo yego ingingo ya gatatu ni ukumenya aho uvuye ugahanga amaso ugize gute aho ujya ibyo bintu bitatu iyo bibitse muri wowe biherekejwe n'umwuka w'Imana uri mu muntu ntaho utagera kabisa tugiye kuganira nandi nitwa Bimenyimana Emmanuel Bimenyimana Emmanuel ndumva muri social media cyangwa bitangazamakuru iki cyaba ari nk'icya gatatu numvikanyemo rero nitwa Bimenyimana Emmanuel mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndi umukristo cyangwa se ngerageza gukizwa yego nimvuga ngo ngerageza gukizwa hari icyo bita gukizwa no kugerageza
Pawulo yavuze ngo njya nshaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Yavuze ngo impamvu ngerageza gukizwa nuko umurimbyi yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa. Igihe tuzaba tutagikizwa n'igihe tuzaba tutacyambaye umwambaro w'urugamba ari wo mubiri, tuvuye mu isi tugiye budapfa kwa data. Icyo gihe gukizwa bizaba birangiye kuko imirimo wakoze izaba irangiye, dutegereje urubanza gutsindishirwa cyangwa se gutsindwa. Ubwo rero ndo mukristo mu itorero rya Anglikani. Vuze icyo kintu numva twakinjaho tuganira, badukurikiye ufite message ugiye kuduha Imana yaguhaye, ariko reka twinjiye tuganira gutya. Uravuze ati misemo guhora nyizwa. Hari ikintu kijya kincanga numva wacangurira n'abadukurikiye. Ubundi umuntu niwe wikiza cyangwa ari umukiza? Hanyuma utekereza ko waramutse ufite ihwa wakwihandura? Hari ahantu umuntu atihandura. Yego. Wakwikiza gute se kandi uwagufasha gufite? Bisaba ko hari undi muntu ugukiza. Yego. Kandi akagukiza ashingiye ku gitumya gukiza. Byanga byakunda impamvu umuntu mu rubanza akenera umwavoka. Yego. Nuko umwavoka aba afite ingingo igira gute irengera uwo muntu aburanira. Yego. Rero impamvu twebwe dukizwa ahubwo wakamaje ngo ni iki dukizwa? Ubwo nacyo nawe kukigeraho. Ni iki dukizwa, kuki dukizwa? Ese umuntu dukiza ni yihe nyungu abifitemo? Kuki ashaka ko dukizwa? Ese koko yadukijije turakira? Twemera ko dukize? Ahubwo icyo ni ikibazo. Iyo nindi ngingo uzanye. Hari igihe umuntu akizwa uri kumva akaba ari umukiza. Uzi ikibazo Prince? Yego. Ni igihe urwaye ariko ukaba utemera indwara urwaye. Yego. Iyo umuntu yemera indwara arwaye no gukira biba bishoboka. Yego. Kubera impamvu gukira bishoboka ni iyihe? Nuko iyo ubwije ukuri muganga kukuntu babara amenya umutari buguye. Ikibazo rero ni kimwe, turimo turivuza amagendo. Aho ngaho ubundi naho ngaho tuzaganira nakumvishije uri wo mu bacu. Ndo mu bana. Yego. Ahubwo Prince umfashe, hari ikintu umwuka yerutse kumpishurira. Yego. Mu butumwa bwiza bwa Yohana abantu benshi bamenyereye ko guhanura ari za dotayini dosayini. Ibi bintu gihe tugezemo si baje gusanga bitagezweho. Ibyo bintu ntago bikigezweho. Ubu hari ikintu bita ijwi. Umuntu udafite ijwi ntago azagendana n'Imana. Umuntu utarabitse ijambo ku mutima, utarabitse ijambo niko ku Mana atayicumura. Kandi warashotorana nakumvishe. Hari umugabo umwe bita Dawidi ubwo niho isunjyana yanditse muri Zaburi 119 ku murongo waho wa 11 niyo magambo umbwiye. Yarasabwa ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ageze ku murongo w'122 mw'icyo gice andika avuga ngo wigwatirize yuko uzagira neza umugaragu wawe abibone bo kumpata. Bishatse kuvuga ngo iryo jambo utaribitse kubaho biraza kugorana. Yes. Yego. Nari nkubaje ni umuntu utemera ko yakijijwe. Umuntu utemera ko yakijijwe none se yabyemera ate kandi nyina atarakijijwe? Ni ikibazo. Hari nabo deja aracyarwaye. Abantu nyanganira nabo nkababwa tubundi twakijijwe iki? Ako ndumva hari igihe twazica tukaganira niyo bitaba kuri kamera. Merutse kwicana n'umwana umwe w'umusore twagiye ahantu mwivuga butumwa. Ndamubaza ngo ubundi uvugishije ukuri uwaguhagarika ku gatuti iyo muhagaze muvuga ko mwakijijwe watubwira ibintu wakijijwe? Ikintu kishubuha biriva ngo niba mudafite ubushobozi bwo guhamya mu maso yaba bareba. Yes. Ibyiringiro by'agakiza kanyu. N'umwanditsi yaratiraga nanjye sinzabahamiriza imbere ya data. Yes. Namwanditsi yavuze ngo icyo kora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Tuzaba abagabo bo guhamya. Yego. Mfite icyigisho muri iyi minsi kibaza ngo wabyawe nande? Uvuka he? Uzwara abantu bameze nka Nikodemo. Benshi. Umwe wasanze Yesu ninjoro. Mwuka yaransanze arambwira ngo abantu ntago bazi iyo bakomoka. Ntago bafite bazi ADN yabasi. Nta ADN yabo baje. Kora ko barabyawe bamaze kubyarwa baparikiraho. Ntibigeze bemera kurerwa. Bagiriwe n'amahirwe bakabyarwa. Rega hahirwa umuntu witeka kubyarwa birimo ibyiciro bibiri rega Prince. Yego. Bibiri ivuga ibintu bibiri. Yabwiye Nikodemo Yesu aramubwira ngo nukuri. Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kujya mu bwami bw'Imana. Never. Bivuze ngo rero babyawe ubwa mbere babyarwa n'inyama n'amaraso. Niko Yohana ntibatera intambwe yo kubyarwa ubwa kabiri. Umva Yohana ukuntu yanditse 1:12-13 aza mubi yaje mubi sibyo agezemo ntibamwemera. Prince umuntu w'umugabo cyane abamwemeye cyo koza 12 muri abo bakizera izina yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo ntibabyawe n'ubushake
bw'umugabo n'umugore kumwe mwijya mwihina mu byumba byanyu mukagira ubushake kwakundi kwacu hakavukamo umuntu Bibiliya iravuga ngo abo ntago bavutse kuri ubwo bushake ahubwo bazawe n'Imana Haleluya nibihe nibyara ihene intama ikabyara intama inka ikabyara inka ega prince umuntu akabyara umuntu wivunika hari urubyaro imfizi ibyara bijyanye n'icyo yibanguriyeho yego inka ibyara bitewe n'imfizi yabyayeho yego ntabwo uzafata ihene ngo ujye kwibangurira ku nka yakubyarira iki yego ubwo Imana ifite abantu ibyara reka twikomereze dufite abantu Imana ibyara kandi abantu benshi baheze babyawe n'amazi bararimita abandi baje kwiyadabutisha kandi mu bumana nibibaho nuko abenshi n'abadabutano Bibiliya ivuga iravuga ngo niba udakonje ntubiri okay reka wenda tugereza aho ngaho reka turekere waruncotoyemo gusa itangazo twatanga twinjira hano yego nyirivuga ngo umuntu wese uzi ko yavutse rimwe ategereze gupfa kabiri natera intambwe avuka bwa kabiri oya niba atabishaka kuko Zaburi ya 54 avuga ngo umunyabyaha aravuka akabeshya akiyobagiza uri kumva yes hari abadateneye kuvuka ubwa kabiri tujye Yesu ntago twabibahatira ajya mu ijuru yaravuze ngo babandi wantumye ngabo abo wantumye dore katabuzemo numwe abandi rero ubwo wo kurimbuka wowe nta kibazo nitujya dushikora inkuru zahahiye akurikira izo ngizo n'ubundi irembo ryawe rirafunga ndahari kugira tuhatwike Emmanuel turaje rero ndakwakiriye ufite message Imana yaguhaye 2020 uze gusobanura neza abantu baduteze amatwi yego ubu abantu benshi turindushye tukagira n'abandi bitwa abafana abantu bindushye n'abantu Yesu yavuzeho yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura kuko ari we sabato nyayo ubwo nitugera mu kindi cyiciro cy'isabato nacyo uzaze tukivugeho kwacyo kandi pre urimo rancotora uko isabato nayo ifite ikindi gisobanuro yego hanyuma icyo nsanzwe kuba ni iki imwe mu mpamvu itumye mvuga ngo uvuze kuri message yego nahawe ya 2024 abantu batwumve neza yego bamenyereye abaza kubabwira ngo Imana iradutumye ndagira ngo tuze kubana mu ijambo ry'Imana umwuka mpaye muri iki gihe yego ryo kubwira abantu batereye Imana icyizere bazi ko ibintu witinda ku muhanuzi ngo yaravangiwe yego wivuga ngo umuhanuzi yarampanuriye ntabyo ndi kubona ahubwo nari ngarutse kukuremesha umutima kugira ngo nkubwire ko ujya muhanuzi yaje ari intumwa kandi intumwa ntiyicwa prince yego ahubwo biterwa n'uwayitumye bivuze iki Jehova yararimbye avuga ngo ishobora gutinda cyangwa ikabanguka nibwo bumana bwayo rero nanje kuvuga ngo wongere ugirire Imana icyizere nicyo kintu kingenza hano kuri iki gitangazamakuru abantu b'Imana batuzi nanje kongera kubabwira ko Imana igikora kandi nje kukubwira ko 2023 nubwo isize cy'Imana yavuze kidasohoye nje kukubwira ko Imana igikomeje umugambi wayo kuko ihagarara ku ijambo yavuze so wanyemerera mbasabye mbinginze hanyuma tugasengana Imana nta kibazo hanyuma twamara gusenga ubundi njya numva bavuga ngo wa volontaire cyangwa se tugakomeza hanyuma nkuko nabibabwiye ntangira amazina ni yayandi wigeze uvuga ngo muri kumwe n'umugabo muhuye yego ndakumenyesha ko nanjye ngitegereje icyo Imana yavuze yego bivuze ngo hari akantu bita ghetto muri iyi minsi aho niho umuntu akirambitse umusaya urabona ko intoki zitambaye zirejejwe bashiki bacu baza wadi baravuze ngo mwerekwe hari umukobwa uherutse kuvuga ngo abagira iyerekwa ngo baze gutambutsa iyerekwa nabyo nta wamenya umuntu wese uko yizeye niko kwizera ko umuntu niko kumukiza kungana nuko ari kungana nuko ari burya nawe Imana imuha umugisha ko tuzi n'abagiye kanyarira barababumba ariko bari bafite iyerekwa ikibazo cyacu rero twebwe cyangwa tujya Nyabugogo tukagura imbavu ko twe tuzi ko gahunda ari urubavu yego bene wacu bagiye kubumba kuko bari baziko twabumbwe kuro ngewe prince kireka ninzanye kujya Nyabugogo nkagura hasi nkagura urubavu nkaza nvuze ntiruremere ubusa yandemera urw'inka prince nazarushyira abarya ibisombe sinabakira reka twinginge Uwiteka hanyuma zabane natwe muri iki kiganiro yego ibindi Imana iri bubane natwe ndabizi amen kandi ndumvire mu ruhande rwacu mwami Imana yacu uri data wa twese mwiza umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe
tunejejwe nawe mu mutima, tunejejwe n'intambwe duteje yo kutegeza mu mwaka wa 24 twitangira mu itangira ry'umwaka wa 23 wari waratubwiye ko tuzawusoza neza. Ijambo ryawe urarushohoje Mana, turagushimiye ko twinjiye mu ndi mwaka icyo watubwiye waragikoze kuko twawushoje turi amahoro. Rero n'uyu tuwutangiye dufite amakuru y'icyo wavuganye natwe, dutangira tugira ngo tuganire n'abantu baguteza amatwi bagifite inyota n'inzara yo kumva ijambo ryawe. Cyane ko umwanditsi wa Bibiliya muri Maso 8:11 yanditse akavuga ngo dore iminsi izaza uzateza inzara mu gihugu. Ndagira ngo nkwinginge umara inzara abantu bafite imitima ishonje uciye mu ijambo ryawe Mwami. Umuntu wese uzumva iki kiganiro kandi uzumva iki cyigisho kizageraho kimuvana naho kimujyana kandi akizereremo yongera agira ibyiringiro by'ukuri Imana igikora. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu urakoze. Amen. Yego. Hanyuma munyemerere tubane muri iri jambo ry'Imana inshyize ku mutima muri iyi minsi. Abantu benshi bajya bavuga ngo ni ijambo Imana yabahaye, ariko nagira mbibutse ko umuvugabutumwa n'umubwirizabutumwa ni abantu babiri batandukanye. Umuvugabutumwa ninde, umubwirizabutumwa ninde? Umuvugabutumwa arimo umuntu bita Eliya, niwe Imana yabwiye ngo genda umbwirire, arimo ba Yesaya. Ariko umubwirizabutumwa harimo ba Yohana, nkuko tuvuga ngo ababwirizabutumwa bwiza. Ngewe rero mu ijambo ririmo rimfasha muri iyi minsi, umwuka nshyize ku mutima ngo ndiganire n'abantu tuzahura, ngeze umugisha wo kugera ku gitangazamakuru cyumvwa na benshi, cyangwa se abatabona umwanya kubw'impamvu z'inshingano z'imirimo bakora bakabikurikirana. Imana haye umugisha wo kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Mu nteze amatwi nta soni njya ngira, mu ntize n'amaso tubane, hanyuma ibindi Umwami Imana aherekeze ijambo rye. Ni amagambo y'Imana mureka muri Yesaya igice cya 46 umurongo n'umwe, ntago nsoma myinshi. Umurongo waho 11 hari ijambo rivuga ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye ituruka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Imana iduhana umugisha. Aya magambo njya kuyabona cyangwa se kuyasoma, ni amagambo njya nkunda kugira umugisha wo gusoma Bibiliya, cyane ko ndi umubwirizabutumwa bwiza, kandi utari umubwirizabutumwa wo muri quartier cyangwa se wo mu rusengero, ko ntabwo turi imbata z'amadini, ahubwo turi abanyamuhamagaro. Hanyuma kandi batari abanyamuhamagaro ugarukira bugufi, ahubwo no mu mahanga turagenda. Minsi yashize Imana yangiriye neza, mboneraho kwishima. Twari turi kumwe n'abantu b'Imana mu giterana ahantu i Burundi, itorero rimwe bita Inihakore. Imana ibana natwe kandi munabonye dushyigikira. Numva rero nahangaha nifuje ko nabasangiza ijambo ry'Imana, hanyuma tukaza kuribanamo uko Umwami Imana dushoboje. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mugabo Imana yavuganye nawe kandi yagiye ikorana nawe iby'imbaraga, ari we yahanura ibyo kuvuka kwa Yesu, amuvuga neza. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, yongera kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndamureba ariko subu, aravuga ngo ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Amuvugaho ibintu byinshi ntari buze kuvuga kuko ntabwo ndageraho napfunduye udushumi tw'inkweto ze, ahubwo jewe munyemerere nanjye mvuge uko ubwenge Imana duhaye n'umwuka turimo bikora. Iri jambo dusomye ryo muri Yesaya rivuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Aya magambo Yesaya yandika ntabwo yayanditse ayobowe n'umwuka w'abana b'abantu, nta nubwo yayanditse ayobowe n'amarangamutima y'abantu, ahubwo yayavuze ayobowe n'umwuka w'Imana. Aya magambo Yesaya ajya kuyandika yayanditse afite icyo umwuka mubwiye, nk'uko nanjye umwanya ndi imbere yanyu
imbere y'iyi kamera nje kugutangariza itangazo rikubwira ngo ijambo Imana yavuze iraririnda. Icyo ni icyambere. Niki gituma nkubwiye ngo ijambo Imana ivuze iraririnda? Yavuganye na Yeremiya mu gice cya mbere, iramubaza ngo Yeremiya uruzi iki? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo Yeremiya uroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Niki ndi kukubwira aha ngaha? Iri jambo Imana ijya kurivuga ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe, yarivuze ifite impamvu bivuze. Iki gisiga cy'amerwe Bibiliya ivuga ntabwo iri kuvuga ikikona nko mu gihe cya Eliya, ntabwo iri kuvuga ibikona by'igihe cya Eliya, ahubwo iki gisiga cy'amerwe Bibiliya iri kutubwira ntabwo Imana igikoresha, ntabwo ikoresha injiji. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo iri buze guhamagara igikona cyo mu kirere ngo ikibwire ngo genda usohoze icyo navuganye na Baritazari. Ntabwo iri buze kuvuga ngo genda usohoze icyo navuganye na Jacques. Oya, ntabwo iri buze kuvuga ngo genda unjyanire ubutumwa ubunshyirire Jean Marie. Oya, ahubwo icyo Imana iri kutubwira aha ni iki: igisiga cy'amerwe Bibiliya irimo kuvuga ni umuntu mugenzi wawe. Ndakumenyesha ko iyo wicaye ahantu hamwe Imana ikakubwira ngo nzaguha amafaranga, ntabwo izayameza ku giti ngo kize kigwa iwawe, ahubwo Imana izafata umwe mubo mugendana iba ari wikoreshe mu buzamahoro nk'uko yagenje umwami wa Suwerusi. Iryo joro abayuda basenze Imana baciye bugufi ku bw'akaga barimo n'akarengane. Ndabyibuka Imana ntabwo yigeze ibuza ibitotsi igiti, ahubwo yafashe umwami wa Suwerusi iba ari buzamahoro kugira ngo agire gute arengera abayuda biciye mu gusenga kwabo. Ndakwibutsa ko ministeri yitwa amavi ni imwe muri ministeri zidatsindwa. Izindi zose zishobora gutsindwa, ariko ministeri yitwa amavi, ministeri yitwa karago ntabwo igitsindwa iyo umuntu yayigiriye icyizere. Dufite abantu babaye kuri ministeri karago uyu munsi bagize gute babonye neza y'Imana. Urugero rwiza nanjye nakwivugaho, nkurikije amateka y'aho Imana ituvanye, ntabwo byari bikwiye ko tuba turi imbere y'iyi kamera cyangwa se turi kumwe namwe mu kiganiro. Biturutse ku cy'Imana yavuganye natwe. Turi bamwe mu bantu b'amateka, turi bamwe mu bantu Imana yavuganye nabo, turi bamwe mu bantu Imana yagiye ibungabunga mu bihe bigiye bitandukanye, turi bamwe mu bantu Imana yazuye mu buryo bw'umubiri, turi n'abantu Imana yazuye mu buryo bw'umwuka. Imwe mu mpamvu nje kukubwira ijambo rero, itangazo nkuzaniye kuri iyi tariki ya 2, ndabizi neza uri mu rugo, uri mu kiruhuko, uri kwishimira ko Imana igize gute ikugejeje mu mwaka mushya. Ntabwo Imana ikuzanye muri uyu mwaka kubera impanuka, ikuzanye kubera umugambi w'Imana kugira ngo izasoze ijambo yavuze. Iyo bitari kuzahagara ku ijambo yavuze, wakabaye ujyanye n'abandi bagiye mu mwaka ushize barabashyinguye. Utwara imodoka kandi si rimwe si kabiri Imana ikurinda mu mpanuka, kandi usetse no kubugenda n'amaguru. Nubwo waba udatwara imodoka n'umunyamaguru akora impanuka, hari abantu benshi Imana itambukije kandi yemeye ko bagenda. Impamvu utagiye ni iyi, nuko hari ijambo Imana yavuganye nawe kandi kikomeje kuririnda. Kubera iki? Paulo yigeze abwira Tito, aravuga ngo ikintu cyatumye ngusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Icyambere, ishobora kubigusize ngo izasoze ijambo yavuze. Kabiri, ishobora kubigusize kugira ngo iguha agakiza kuko turi abana b'ubugingo. Nta muntu Imana yaremeye kurimbuka. Bibiliya yavuze ngo turi Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Niba Imana ivuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe, hari umuntu Imana ihamagaye kuri uyu munsi wo kuwa 2. Hari umuntu Imana ihamagaye, ashobora kuba ari bugufi bwawe, ashobora kuba ari kure yawe. Icy'ingenzi ni kimwe, nuko umuntu wamuhamagara akakwihorera, wamuhamagara ntakumve. Ariko iyo Imana iguhamagaye ikakubwira ngo yewe runaka, ukayibwira ngo karame. Yigeze ihamagara umuntu bita Samuel, imuhamagara ari umwana, kwitaba biramunanira. Birashoboka ko yaguhamagaye 2023 ukayihorera, ariko iragarutse iguhaye amahirwe ya 2. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiwumve ijwi rye, ntiwinangire umutima. Imana ihamagaye igisiga cy'amerwe. Iki gisiga cyari gishoboye nacyo ibi bintu kibizanye cyari kibikeneye, ariko kubera ko Imana itegetse biratungana. Irategetse kugira igisiga cy'amerwe kikugezeho iki, kikugezeho ibyo Imana yavuganye nawe. Ahubwo uri maso ngo wakire. Ngwino tubane, ngwino tubane wongera ugirira Imana icyizere. Ngwino tubane, ntabwo ijambo Imana yavuze hari kigutereta. Ntabwo Imana yagusezeranyije kugira ngo ize kukubeshya. Bibiliya yarambwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kugira gute, no kubefonema edray, no kudistarabinifo enwa, no kubikora izabikora. Ni iki gitumye ibikora? Biravuze ngo njye ubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Impamvu Imana ibikoze ni iyi, no kugira ngo ishimwe ryayo ryerekane mu kanwa, rigaragare mu kanwa kawe. Kandi mbibutse ko iyo umuntu ashimye Imana bitera imbaraga abandi basigaye inyuma. Ahubwo Imana yagiriye neza. Nagira nkubwire ngo garuka wibuke gushima kuko hari ibindi byinshi yiteguye gukora ku bwawe. Ariko ikibazo ni kimwe, nuko abantu babaye bamwanga iyo byavuye. Bajya bacumuga n'Abanyarwanda ngo nyamwanga iyo byavuye yimye wamuhaye inka. Ikibazo ni kimwe, nuko ab'Imana yahaye umugisha aribo bahindukiye bakayitera umugongo. Abantu bo muri iyi minsi barahuze. Ari umugabo umwe wigeze aririmba aravuga ngo abantu bari busy.
iyo witegereje iterambere ritumye abantu batera Imana umugongo. Ntabwo iterambere ari ribi, iterambere ni ryiza, ariko babyiza iyo riherekejwe n'umwuka w'Imana. Bituma Imana igira gute? Ishyigikira umuntu w'Imana. Nicyo cyatumye ibwira umugabo bita Kuro muri Yesaya 45, iramubwira ngo yewe Kuro mfashe ukuboko kw'iburyo nkamukomeza. Iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Iramubwira ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iramubwira ngo n'inzugi z'imiringa nzazimenagura. Isoza imubwira ijambo rikomeye. Iramubwira ngo nzagubefonema edrai, nzaguha ubutunzi bwiherereye ahantu ho mu mwijima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari inzira Imana ibitse zitari zanyurwamo n'abantu, kandi muri izo nzira harimo n'iyawe. Icyo nagusabaga ni kimwe, girira Imana icyizere. Yesu aracyakora. Niba ihamagaye igisiga cy'amerwe, ankora muhamagaye arakwihorera, shangaza umuhamagaye arakwihorera, ariko umva itangazo ryihutirwa. Nja kukubwira ngo Imana ihamagaye umuntu, yamuhamagara ntaceceke, yakwitaba. Uwo wahamagaye akakwihorera. Nanje kubwira ngo hindura uburyo uhamagara Imana. Nanje kubwira ngo hindura uburyo. Niba anko yarakwihoreye, shangaza akakwihorera, umugabo akakwihorera, umugore akakwihorera, umva itangazo Imana iguhaye biciye mu ijambo ryayo. Iravuze ngo hari igisiga cy'amerwe Imana ihamagaye. Igihamagariye iki? No kugira ngo gisohoze ijambo Imana yavuze. Hari abantu Imana igiye gukorana nabo muri uyu mwaka 24. Hari ibintu Imana ije gukora byanze umwaka ushize, ariko uyu mwaka nje kukubwira ngo birakunze. Ni iki gitumye bikunze? Ntibikunze kubera ko kiranuka, bikunze ko Imana ijambo ivuze ririnda. Niba Imana irinze ijambo yavuze, utewe ubwoba niki? Ibyaduhize biradusize, ibyaduhize biradusize. Ongera wumvire itangazo, ibyaduhize byaradusize. Ni iki gituma bidusize? Bidusize kuko Imana yavuganye natwe. Biraze ngo kuko ntazagusiga, ntarakora icyo nagusezeranije. Ariko ikibazo ni kimwe, iragusanga hehe? Iragusanga hehe? Aho yagusize niho ukiri. Ijambo ryaramwe ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera ko kiri mu isi. Ikibazo dufite ni kimwe, nuko abantu bamaze gutakariza Imana icyizere. Ongera ugirire Imana icyizere. Yarakurinze ahubwo garuka uyishime. Yabanye nawe mu buryo bukomeye. Abarozi barakurose, Imana irakwimana. Impanuka zarabaye zitana abandi ubireba. Abanzi bawe barakurwanyije ariko ntibagushoboye. Ntabwo ari ruswa watanze kugira ngo ubugeze muri 24. Ni Imana ibigizemo ura kugira ngo isoze ijambo yavuze. Ahubwo ngwe nugaruka imbere y'Imana wongera uyinginge. Imana igufitiye imigambi myiza. Nibivuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye. Ntabwo igisiga Imana iri kuvuga nyumva neza. Abantu benshi bajya bagira icyo binakwita nk'irari ry'ibitekerezo ryabo. Bakumva igisiga cy'amerwe bakagira ngo ni indege. Yego nibyo koko nayiraguruka, ariko burya igira ahantu igarukira. N'igisiga cyo mu isi kigira aho kigarukira. Igisiga Imana iri kuvuga uyu munsi, yaba ari njyewe, yaba ari wowe, Imana izanye igisubizo cyawe giciye muri njyewe. Imana izanye igisubizo cyawe cyanjye giciye muri wowe. Igisiga cy'amerwe ni igisiga cyari gikeneye kuzana iki? Cyari gikeneye kurya ubwo butunzi. Ni umuntu ushobora kwigomwa agakora mu butunzi akaguha amafaranga kandi atari uko yabuze aho yashyira, atari uko imishinga yari afite irangiye, ahubwo kuko Imana ibitegetse ikavuga ngo navuganye n'umuntu wanjye, mvugana na Manuel ko nzamuha amafaranga. Nagira ngo nkubwire ko amafaranga atazava mu butaka. Ntabwo uzigera ubyuka ngo uyasange hehe, uzasange ku irembo yahataka. Oya, azaca mu nzira ebyiri, azaca mu gukora, kuko birirambwira ngo dore nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo umuntu akoze atera imbere, ariko ntibivuze yuko gukora bishobora guturuka ku muntu ku giti cye. Gukora bishobora guturuka ku muntu waguteye inkunga. Gukora bishobora guturuka mu mugambi w'Imana. Abantu bose ntibakora kubera ko bakoze byinshi kugira ngo bakunde. Bacomuga ngo haba guhirwa, ntago haba kuzinduka. Ariko Imana iherekeje ijambo yavuze, byose bigenda neza. Ni iki gitumye ivuze ko izahamagara igisiga cy'amerwe? Niba ari abantu Imana yavuganye nabo. Hari abantu muri uyu mwanya turimo tuvugana, ndagira ngo utangarize itangazo. Ntabwo Imana yakubeshye, ntabwo Imana yakwibagiwe, nta nubwo ijambo yavuze riretse, ahubwo igarutse bundi bushya muri 2024. Iravuze ngo igarutse kongera gusoza ijambo yavuze, kandi biciye mu ijambo ryayo. Nyumva neza, yavuze ngo narabivuze kandi no kubikora nzabikora, narabigambiriye no kubisoza nzabisohoza. Yavuganye nawe ko izaguhura ubyaro. Imana ije kuguhura ubyaro, ahubwo ikibazo ni kimwe, iraguhura ubyaro kandi waramaze kujya kwifatanya n'abatize. Wari ufite Imana icyizere, uhagaze ku ijambo nk'iryo Habakuki yavuze. Habakuki yaratsabwa ngo nzahagara ku munara wanjye maze ndindire numva ikintu ambwira, azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Icyo waganyiye Imana yaracyumvise, ahubwo ikibazo ni kimwe, wararenze nyuma y'akanya gato, ntiwategereje Imana, ahubwo wahise ujya kujya mu bapfumu kugira ngo baguhe ikindi gisubizo. Rega ntabwo umwana w'umuntu yaguha icyo adafite nawe, ahubwo nje kukubwira ngo Yesu niwe ufite igisubizo, niwe ufite urufunguzo rw'icyo yagambiriye kugukorera. Ikibazo ni kimwe, urahari
iki gisiga cy'amerwe Imana ihamagaye ugifitiye icyizere? Erega igisiga cy'amerwe yaba ari wowe kuri njyewe, yaba ari njyewe kuri wowe. Ahubwo ikibazo ni kimwe, windebera mu isura ubona. Biravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turi bazima. Yaravuze ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi. Icyo nshatse kukubwira ni iki? Kura amaso ku bantu, uhanga amaso yavuganye nawe. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze no kugikora izagikora, yarabivuze no kubikora izabikora. Wivuga ngo yarakubeshye, Imana ntabwo ibeshye. Imana si umuntu ngo ibeshye. Wivuga ngo Imana yarakwibagiwe, ntabwo Imana ijya yibagirwa. Ahubwo ikibazo ni kimwe, ijambo ryarimwe ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze kandi ntimukamuhwemere. Uri hehe ngo twinginga n'Imana? Iki gisiga cy'amerwe Bibiliya ivuga, Yesaya ajya kwandika aya magambo yari ari mu mwuka, ntabwo yari ari mu mubiri. Iyo tuvuze igisiga cy'amerwe, hari ukuntu umuntu akubwira tumva nkubwire ngwino nkugurire fanta, yajya kukugurira fanta akaguha fanta irenze ibyo watekerezaga. None se ko Imana ibikubwiye ngo nzaguha amafaranga ubizi ko uzajya kuyatoragura? Imana ikorera mu bantu. Impamvu ikora mu bantu ni iyi, nuko ijambo ryambwiye ngo kurwanya uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Nje kukubwira itangazo, itangazo nkuzaniye. Iki gisiga cy'amerwe nicyo kizanye urubyaro wasengeye. Iki gisiga cy'amerwe nicyo kizanye akazi wasengeye. Iki gisiga cy'amerwe nicyo kizanye ubukwe Imana yakubwiye. Iki gisiga cy'amerwe nicyo kizanye inzu Imana yakubwiye. Iki gisiga cy'amerwe nicyo kizanye igishoro Imana yakubwiye. Iki gisiga cy'amerwe, haleluya, nicyo kizanye imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Nubwo giturutse kure, cyaturuka muri Amerika, cyaturuka muri Canada, cyaturuka mu Burayi, cyaturuka muri Afrika y'Epfo, cyaturuka muri iki gihugu cy'u Rwanda turimo. Erega no muri twebwe harimo abantu Imana ikoresha kugira ngo bahe igisubizo cy'abandi. Imana ihamagaye igisiga cy'amerwe. Kanguka tuganire, kanguka tuvugane. Wivuga ko Imana yakwibagiwe, kanguka nkubwire. Haleluya! Kanguka nkubwire, kanguka nkubwire 2024 ntabwo Imana ihamagaye injiji, ntabwo Imana ihamagaye ibisambo. Imana ihamagaye abantu bafite umugambi wo kugendana nayo. Ihamagaye abantu bafite umugambi wo kurwanya icyaha. Ihamagaye abantu bafite umugambi wo kubana n'Imana. Ihamagaye abantu bafite umugambi wo kuvugana n'Imana. Ihamagaye abantu bafite umugambi wo kongera kubana nayo. Ihamagaye abantu bafite umugambi wo kongera kubana nayo mu isi y'umwuka. Imana ikeneye umuntu, ntabwo ikeneye abantu. Impamvu nkubwiye ngo Imana ikeneye umuntu ntabwo ikeneye abantu, iyo usomye igitabo cy'Itangiriro, Bibiliya ivuga ku mugabo umwe witwa Yozefu amaze gusobanurira umwami inzozi. Biravuze ngo umwami n'abagaragu, ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu. Bamwe twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana? Imana ikeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Ntabwo Imana ikeneye abanyanda nini, ntabwo Imana ikeneye bamwishakira ndamo nk'abandi bagendanye na Mukristo. Ahubwo Imana ikeneye abantu bayibwiza ukuri. Imana ikeneye abantu bayibwiza ukuri abo baribo. Bibiliya irimo kumbwira, iri jambo ryarandyoheye maze kurisoma. Nabajije Imana nti Imana, iki gisiga cy'amerwe udujyanye mu gihe cya Eliya, kimwe cyamutungiye hahandi kuri kakagezi, cyangwa bimeze gute? Irambwa ngo ndi Imana ikora mu byiciro byombi. Irambwa ngo nkorera mu byoko byose. Igisiga cy'amerwe yaba ari wowe. Irambwa ngo nawe ubwawe nakugira igisiga nkagutuma bijyanye n'icyo nshaka. Ndagira ngo nkubwire ngo igisubizo waburiye kuri shangazi, ngwino tujye kwa Yesu. Igisubizo waburiye kuri anko, ngwino tujye kwa Yesu. Dore impamvu nkurangiye kwa Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo impamvu Imana ihamagaye abantu, yavuze ngo ikunda abantu bayikunda, abayishakana umwete bazayibona. Impamvu nkubwiye ngo ngwino tujye kwa Yesu, nuko hari umupfakazi wigeze ajya imbere y'umucamanza, agenda agiye kumutitiriza kubera ko yari afite urubanza. Umucamanza akamwirengagiza, ariko iyo Imana itegetse byose biratungana. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Bene Sorovohadi abakobwa 5 ngo bigeze bicara batekereza ku itegeko ryanditswe batari bavuka, ngo bavasanga itegeko ravuga ngo Mwisiraheli uzajya ufata byaye umuhungu, abakobwa ntibakabone gakondo. Bitegereje basanga bararengana, barajurira. Ndagira ngo ibyo utabonye muri uriya mwaka, ngwino tujurire, ngwino tujurire, ngwino tujurire nge nawe, ngwino tujyane mu bujurire, ngwino tujye imbere y'Imana twongere tuyinginge, tuyibaze. Niyo twavuganye, ntago ndi kubaza ngo ese niwe twavuganye, niyo. Ahubwo ikibazo ni kimwe, igihe cy'Imana iyo gihuye n'umugambi w'Imana bitabihwaniramo, nta muntu wabirwanya. Bene Sorovohadi ngo bageze imbere ya Mose, barambwira ngo icyambere data yapfuye azize ibyaha bye, kabiri
ntiyigeze agwa mu iteraniro ry'abiteranyirije kugomera Uwiteka kuba data yarapfuye atabyaye umuhungu bitume tutabona gakondo ya data. Ijambo rirambwira ngo Mose ashyira urubanza rw'abakobwa ba Seruvahadi Uwiteka naramushimiye. Ni umugabo ubasha kumenya ibyo dutekereza abantu batari bavuga, ngo akigera ataravuga byinshi ngo iramubwira ngo ibyo abakobwa ba Seruvahadi baburanye n'iby'ukuri. Kubera iyo mpamvu uhereye none umwisiraheli uzajya ufata byaye umuhungu abakobwa ntibakabure kubona gakondo. Uhereye uwo munsi babona ijambo batari barifite. Turashimira Imana itanga agaciro, turashimira Imana itanga ijambo. Nawe nagira nkutangariza itangazo, hari agaciro isi yakwatse, hari agaciro abantu bakwatse, hari agaciro shitani yakwatse, hari amabyi shitani yagusize. Nje kubwira ngo hari agaciro Imana igaruye muri 2024. Bari barakwirukanye mu kazi, garuka mu kazi kubera kakanwa ko Uwiteka kabivuze. Ishingiye ku kijambo rivuga, ihamagaye igisiga cy'amerwe kigushubije mu kazi, ihamagaye igisiga cy'amerwe nubwo nacyo cyari kigakeneye, ariko kubera ko ari Imana ibitegetse, idosiye yawe Imana irayubuye kandi irayibutse. Ihamagaye igisiga cy'amerwe, ubukwe bwarapfuye nibwongere bubeho. Ihamagaye igisiga cy'amerwe, akazi karanze nikongere kemere. Ya bisore me onevo. Ihamagaye igisiga cy'amerwe kugira ngo ugongere ubone urubyaro rwa rwarafunzwe nirwongere rufunguke, ngo indwara zanze gukira. Iki ni gihe cyo gukora ku Uwiteka, ariko icyo ngusaba ni kimwe, tandukanya ibishimwa n'iwigawa. Biraramwa ngo nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nkakanwa ku Uwiteka. Va ku mufumu, va ku bahanuzi wimitse, hanga amaso ku Uwiteka. Uko cya kirema cyageze imbere ya Yesu tukava gikize, bakimanuriye hejuru y'inzu kikagwa imbere ya Yesu. Imbere ya Yesu naho gukirira, ntabwo araho gupfira. Imana nishimwe. Biravuze ngo narabivuze no kubikora nzabikora. Birayatubwiye ngo narabigambiriye no kubisohoza nzabisohoza. Ibintu Imana yagambiriye kuri wowe humura ntawe uzabiburizamo. Umugambi Imana ntabwo ujya uyoba, umugambi Imana ntabwo upfa, umugambi Imana ntiwibwa, umugambi Imana ntabwo usaza. Nubwo bimeze gutyo umva itangazo, umugambi Imana urakomeje. 2024 umugambi w'Imana nabonye utajya usaza. Numva nezerewe, ndumva mfashijwe mu izina rya Yesu. Umugambi w'Imana abantu barawitiranya. Umugambi w'Imana wakurikiranye Yona yaramaze guhunga Imana, ikamukurikirana imusanze mu bwato yihishe. Ndakumenyesha ko naho uzihisha Imana, icyo nakumenyesha ni kimwe, aho uzajya hose ukuboko kw'Imana ni kurekure kuzagukurayo. Nagira nkubwira ngo ngero ugirire Imana icyizere muri 2024. Ikibazo cyawe ni kimwe, nuko watereye Imana icyizere. Garuka imbere y'Imana iracyagukeneye, garuka imbere y'Imana iracyagukunda. Va mu byaha urimo, garuka Imana ikugirire neza. Va mu byaha, rekura. Biraramwa ngo nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nkakanwa k'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite gahunda yo kongera kugubyutsa igakorana nawe. Niba yararengeye bene Seruvahadi uwitwa Tirusa na Miruka muri 5 bageze imbere ya Mose, Imana ikaba igisubizo cyanyuze umutima. Ndagira nkubwire ngo abantu bazitiye umugisha wawe, shitani yaraje yitambika mu mugisha, amaze kuwitambikamo aragenda arawusiribanga. Ariko ndagira nkumenyesha aya makuru, irongeye irabyutse. Fiance yari yaragiye, Imana imugaruye kubera umugambi wayo. Ntabwo imugaruye kubera kuri mwiza, ntabwo imugaruye kubera yuko wasenze, ntabwo imugaruye kubera yuko wisize fondoti, ntabwo imugaruye kubera yuko wakiranutse. Imugaruye kugira ngo utazayitinya binyoma. Ikivuze ni iki Bibiliya iravuze ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe. Urihe ngo dusengane Imana, urihe ngo dusengane Imana ko nanjye nzamuye kwizera muri 24 abandi baratambutse. Yaravuze ngo ubwo ugendera abandi ni kuri musenga, ariko nakubwiye ngo nawe irakwibutse. Imana irakwibutse. Igisiga cy'amerwe kigeze iwawe, igisiga cy'amerwe kigusubije mu kazi, igisiga cy'amerwe kizanye umuti w'iyo ndwara waburi igisubizo. Igisiga cy'amerwe giturutse mu gihugu cya kure kizanye umuti w'ikibazo cyawe, kizanye umuti w'indwara urwaye, kizanye amahoro yo mu mutima wari warabuze. Witerwa ubwoba n'amahembe baguteza, witerwa ubwoba n'abakugiriye bakakuroga. Nibashaka bajye muri Nigeria, umugambi Imana ntabwo ujya usaza, ikene ntabwo urogwa. Girira Imana icyizere. Ndabashimiye kubera impamvu z'igihe. Ndagira ngo tugire ibindi tujyamo, ndagira ngo dusengane Imana. Urahari ngo tube hafi, hanyuma dusenge, hanyuma izere nanone, ongera wizere. Yego. Igisiga cy'amerwe ntawe kitagezeho. Ndabizi neza ko Imana ivuganye nanjye mwiri jambo. Iki gisiga cy'amerwe giturutse mu gihugu cya kure. Yego. Aho kiri buze guturuka ntabwo mpazi, ariko gira Imana icyizere. Jambo ryarambwiye ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifu ya sayiri ni inzara yari imeze nabi mu gihugu cy'Isamariya. Imana ikoresha umuhanuzi arahanura. Nanjye ndaguhanuriye turi kuri iyi kamera.
ntabwo ndibuze kujya muri byinshi, nagira nkubwire ngo ibyo wari warahombye, icyizere wari waratereye Imana ongera igirire icyizere, kubera kwihamagaye igisiga cy'amerwe giturutse mu gihugu cya kure, ari cyo mugabo ufite imigambi y'Imana. Nkwibutse ko atari igisiga cy'amababa, ahubwo n'umugabo ufite imigambi y'Imana ku buzima bwawe, umugabo ufite imigambi y'Imana kugira ngo usubire kwiga, umugabo ufite imigambi y'Imana kugira ngo usubire mu kazi, umugabo ufite imigambi y'Imana kugira ngo wubake urugo, umugabo ufite imigambi y'Imana kugira ngo ukire iyo ndwara urwaye. Kwa muganga byaranze, abadogiteri bakubwiye ko utazakira uzapfa, hari amahirwe ya kabiri. Imana igitanga abantu bakabaho. Niba ibyo bintu byarasinyweho n'abantu, ndakumenyesha ko niba Imana itarabisinyeho ndabitesha agaciro, ariko niba Imana yarabisinyeho ndagusengera wezwe uzajye mu ijuru. Ariko niba atari Imana yasinye kuri urwo rwandiko, ndagira nkubwire ngo hari amahirwe ya kabiri yo kongera kubaho 2024 ukazawusoza wumva Imana iri kumwe nawe, kandi hari ibintu Imana izuye muri uyu mwanya tuvugana. Ndagira nkubwire ngo ongera ugire ibyiringiro, akiriho umureva kuwiteka, kuko Imana izanye igisiga cy'amerwe ku buzima bwawe kugira ngo wongere ugire icyo wigezaho, wongere ugire icyizere. Wari waraguye, wari waravuye mu mwuka, wari waragiye mu byaha, garuka dusenga Imana, Imana yongere ikorane nawe bundi bushya, kuko ijambo ryarambwiye ngo umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntazarambara. Iki si igihe cyo gusinzira, iki ni igihe cyo kuba maso. Imana niduhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana weje igisiga, ndakeka buri wese dukurikiye yumvisha ukuri kandi yumvisha icyo Imana ivugana namwe. Yego, reka shimire umuvandimwe kuba yemeye natwe. Hanyuma mbere yuko dushyira imbere y'Imana uze kwibuka uduhe na contact y'ukuntu umuntu yakubona, ubundi dusoze. Urakoze. Yego, Yesu aguha umugisha mukozi w'Imana. Nitwa Imana Emmanuel nkuko nababwiye. Ngira nimero ya telefone, ngira nimero ya telefone nkoresha igendanwa, kandi numva mfite Imana icyizere yuko iyo dusenze birakunda, biremera kandi biremera. Muri imbye ngo muri Yesu biremera. Ni 0788 93 11 23. Iyo niyo nimero yanjye. Ubaye udafite MTN ngira nimero ya Tigo 072 633 57. Ndo mukristo nkuko nababwiye mu itorero ry'abangirikani. Umwami Imana naduhana umugisha. Izo nizo nimero mbonekaho. Iyo kuri WhatsApp niri ya MTN. Yesu naduhana umugisha kandi muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Reka twasenga, kereka ari cyo umukozi Imana yenda kumbaza, ariko reka dusenga Imana hanyuma dusoze, naho ubutaha nakagarukanika abaturanyi bavuze. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina tuvuga abadayimoni bagahunga, iyo tuguhamagaye uratwumva kandi iyo tukwambaje uratwitaba. Turagushimira mbere na mbere yuko duhaye amahirwe yo kongera kuba imbere yawe. Turagushimira ku cyizere utugiriye cyo kongera kuvuga ijambo ryawe. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, nta nuko ari kubw'ubugenge, si ni kubwo gukiranuka, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Kubera izo mbabazi zawe ujye ugira Yesu, herekeza ijambo ryawe tusomye muri iki gitabo. Nyemera twamenye ko ijambo ryawe ari umuti ku barwayi. Nyemera ijambo ryawe ni igishoro ku bashomeri. Ijambo ryawe ni ibyo kurya ku bashonje. Ijambo ryawe ni ubuzima ku badafite ubuzima. Ijambo ryawe rirarema kandi ijambo ryawe rirazura. Niba ijambo ryawe riherekereje ibimenyetso, reka rikomezwe nawe kandi uguhamagaye igisiga cy'amerwe. Umuntu wese ugufitiye icyizere kandi uzizira muri iri jambo Yesu azabona ineza y'Imana. Kandi mwami, turwanyije imbaraga zarwanya ubuhanuzi bw'ijambo ryawe. Mwami, ndabizi neza ko genda umuntu, ariko uri Imana itagibeshya kandi uri Imana itagisaza. Nyemerera uwakure n'uwo hafi uzumvira ijambo rizamuzure. Ubwo utubwiye ngo warabivuze no kubikora uzabikora, warabigambiriye no kubisohoza uzabisohoza. Sohoza ijambo wavuganye n'umuntu, sohoza ijambo wavuganye n'abakobwa, sohoza ijambo wavuganye n'abasore. Naho ibimenyetso byaba byararangiye bigaragara ko bitagishoboka, ariko hari amahirwe ya kabiri. Ndasenze ngo iri jambo riherekeze, rireme ibintu bikomeye, risenye ibintu by'imbaraga iby'abadayimoni batwubatseho, kandi bimenyekane kuri Imana, kandi bimenyekane kuri Imana avuganye natwe mw'iri jambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Bakomeye n'aboroheje bazumvira ijambo Yesu, rizabahembure, rizabazure, Haleluya, rizabareme mu mutima, rizabareme mu buzima, bimenyekane kuri Imana yavuganye natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze, amen.